السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لله والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. عباد الله بقرقب الله سبحانه وتعالى دكمجي كوري برهمي أحاديث الصيام حديثي زيفوغا كبجيري كراني نيجي سيبو مجتاو تا عمدة الأحكام مجتاو تا عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى تقول تقول كمرجانغو يسي باب السفر في الصوم وغيره. باب السفر في الصوم وغيره umuryango wigisha kubigendanye ni safari cyangwa se no ko umuntu yakora isafari igihe ari mu gisibo. قال رحمه الله تعالى عن عائشة هنغا umwanditsi araza kutubwiramo hadithi zigeze murenye. قال عن عائشة رضي الله عنها أن حمزة ابن عمرو الأسلمي قال للنبي صلى الله عليه وسلم. حديث يتوسك عائشة ومقرين إيمان محمد صلى الله عليه وسلم ومن أحب نسائه نتسكوا n'umugore intumwe y'Imana yakundaga kurusha abandi bagore bose yari ifite. Umukobwa wa Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu yaramukundaga. Igihe kimwe intumwe y'Imana arabajijwe iti ese ninde ukunda mu bagabo? Intumwe y'Imana iravuga iti nkunda Abu Bakr as-Siddiq. Hanyuma baramubaza bati mu bagore se ukunda nde? Aravuga ati nkunda umukobwa we ari we Aisha radiyallahu anha. Uyu Aisha yari umugore intumwe y'Imana akaba yaranamukundaga kuruta abandi, ndetse akaba ari nayo umugore wenyine intumwe y'Imana yashatse wisugi utarigeze ushakana n'undi mugabo wari wese. Aisha radiyallahu anha aratubwira ati anna Hamza ibn Amr al-Aslami qala Hamza ibn Amr al-Aslami yabwiye intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ati asumu fi safar. Yewe intumwe y'Imana ese nshobora kuba nasiba igihe ndi ku rugendo? Ese nshobora kuba nasiba igihe ndi ku rugendo? Wa kana kathiru siyam. Uyu Amri yarazwiho kuba yari umuntu ukunda gusiba cyane ibisibo bya sunna na mbere ya Ramadan kwa mbere no kwa kane iminsi 3 yari umuntu ukunda gusiba. Intumwe y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam iramubwira iti in shi'ta fasum wa in shi'ta fa aftir. Nubishaka uzajya usiba uri ku rugendo, nunabishaka uzajya usiburuka. قال رحمه الله تعالى umwanditsi arakomeza agira ati hadithi yindi عن أنس رضي الله عنه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال حديث تسقى أنس بن مالك قال كنا نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تقاجق دكرة urugendo turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam falam yu'ib as-sa'ima 'ala al-muftir. Falam yu'ib as-sa'ima 'ala al-muftir. Intumwa y'Imana ntibe yagaya uwasibye kubera ko hari uwasiburutse. Nibe yagaya uwasibye kubera ko hari uwasiburutse. Muri bo habaga harimo abasibye n'abasiburutse bari ku rugendo. Intumwa y'Imana ntigaye uwasibye kubera uwasiburutse. Imubwira iti kubera iki uwasibye kandi wagomba gusiburuka kubera kuri ku rugendo. Wala al-muftir 'ala as-sa'im. Cyangwa se ngigaye uwasiburutse kubera ko harimo uwasibye muri abo ngabo bari kumwe nayo. Hadithi ikurikiye an Abi Darda radiyallahu anhu. Hadithi yaswa Abi Darda radiyallahu anhu imani mwishimire ravzati kharajna ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam fi shahri Ramadan. Igihe kimwe twagiye ku rugendo turi kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu kwezi kwa Ramadan. Fi harrin shadid. Hari ubushyuhe bukomeye cyane, hari ubushyuhe bwinshi cyane. حتى إن كان أحدنا ليضع يده على رأسه من شدة الحر. kugeza ubwo umuntu yirindaga iryo zuba aryikinga akoresheje ukuboko kwe. وما فينا صائم إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. muri twebwe nta numwe rero wasibye usibye intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam na Abdullah ibn Rawaha. Hadithi ikurikira hadithi ya Jabir رضي الله عنه قال يا تبقيتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر. intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam gihe kimwe yari ku rugendo fara'a zihaman iza kubona abantu bameze nkaho bashungereye warajulan qad dallala alayhi. hari umugabo umeze nkaho yaguye igihumure cyangwa se bashungereye. faqala ma hadha. intumwa y'Imana yarabaza iti ibi ni ibiki? qalu sa'imun. baramubwira bati uriya mugabo yasibye. qala laysa min albirri as-siyami fi as-safar.
mw'Imana iravuga iti ntabwo ari byiza ko umuntu, ntabwo biri mu byiza ko umuntu yasiba kandi ari ku rugendo. Wa fi lafdhi li Muslim, no mu yindi mvugo ya Muslim yaravuze ati alaykum bi rukhsati llahi, nimuje muhitamo cyangwa mushyira mu ngiro imushya Allah subhanahu wa ta'ala yatanze, allati rakhasa lakum, mujye mushyira mu ngiro imushya Allah subhanahu wa ta'ala yatanze. Muribuka ko Allah subhanahu wa ta'ala yaduhaye uruhushya mu bigendanye no kuba umuntu ari ku rugendo, kuba yasiburuka cyangwa se igihe arwaye. Ibyo nibyo bita rukhas cyangwa se imushya. Umuntu akaba yarategetswe ikintu runaka, ariko kubera yuko hari ikindi kibazo afite agahabwa uruhushya na Allah subhanahu wa ta'ala rwo kuba icyo kintu yaba aretse kugikora, iryo tegeko yaba aretse kurikora muri ako kanya, akazarikora mu gihe urwo ruhushya rwavuyeho cyangwa se iyo nzitizi ivuyeho. Qala rahimahu, dusobanura izi hadithi uko ari enye. Izi hadithi zose ziravuga ku bigendanye n'igisibo igihe umuntu yasibye. Waqad dallat al ahadith as-sahiha an rasulillah sallallahu alayhi wa sallam, izi mvugo zimamo zose kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam hamwe na Qur'an ndetse na aya za Qur'an biratwigisha ko nta kibazo umuntu ashobora kuba yasiba igihe ari ku rugendo. La harfi as-sawm fi as-safar, nta kibazo ko umuntu yasiba ari ku rugendo. Nanone nta kibazo umuntu kuba yasiburuka ndetse rukaba ari n'uruhushya rwa Allah subhanahu wa ta'ala igihe ari ku rugendo. Ibi byose umuntu arabyemerewe, kama qala azza wa jal, nkuko Allah subhanahu wa ta'ala avuga ati waman kana maridan, nuzaba arwaye muri mwebwe, aw ala safarin, cyangwa se ari ku rugendo, fa iddatun min ayamin ukhra, azasiburuke narangiza azishyure mu minsi izakurikira. Yani idha aftara alayhi iddah min ayamin falmusafiru mukhayyar, umuntu uri ku rugendo dukurikije hadithi twabonye ya mbere ahitishwamo cyangwa se wubwe bitewe n'uburyo yumva ahitamo kimwe mu bintu bibiri, gusiba abishatse cyangwa se gusiburuka. Illa idha kana fi as-sawmi shiddah, keretse igihe gusiba kuri we bishobora kuba bimugoye cyane, gusiba kuri we bishobora kuba bimugoye cyane igihe ari ku rugendo, nko kuba yaba ari ku rugendo rurerure cyane ruri umusabe gukoresha imbaraga nyinshi, cyangwa se ari mu gihe cy'ubushyuhe bukomeye cyane kandi urugendo ari gukora rutamworohereza kuba atari muri ubwo bushyuhe. Ubu ngubu ibintu byaroroshye, umuntu ashobora kugenda mu modoka ifite AC, ifite climatiseur ishobora kuzana ubukonje, umuntu ntiyumva ubushyuhe cyane. Ahangaha hari igihe ishobora kutamugora, ariko hari ubwo umuntu ashobora kugenda ku rugendo kuri moto cyangwa se akagenda mu modoka idafite n'iyo AC, hari ubushyuhe bwinshi, gusiba bikaba byamukomerera. Icyo gihe turamubwira tuti as-sunna, umugenzo mwiza w'intumwa y'Imana nuko wowe wafuturu, nuko wowe warya, wayukorahu lahu as-sawm, ndetse no gusiba kuri we bikaba atari byiza icyo gihe, igihe bimugoye cyane bikaba atari byiza, lima fihi min al-mashaqqati, kubera ko bimugoye. Kandi nanone tukaba tubishingira ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, imvugo yayigira iti ntabwo biri mu byiza ko umuntu yasiba igihe ari ku rugendo. Iyi hadithi ireba abantu igihe umuntu ari ku rugendo rwa rundi rumugoye, cyangwa se igihe nawe haliye mu kwakira urugendo ishobora kuba atari nziza. Wadhalika, nanone ibi ngibi tukabishingira kuri hadithi twabonye ruguru ya wa mugabo abantu bari bashungereye, intumwa y'Imana ikabaza iti byagenze bite, bakamubwira yuko, bakayibwira ko yasibye. Intumwa y'Imana ikavuga iti si byiza, ntabwo biri mu byiza umuntu gusiba ari ku rugendo. Iki ni igihe umuntu afite ingorane, abona n'inzitizi, binamugoye cyane kuba yasiba, mu rwego rwo guhuza izi hadithi zose zimamo kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallama. Hadithi ivuga ngo in shi'ta fasum wa in shi'ta fa'aftir, nubishobora usibe, nutabishobora nubishaka uzasibe, nutabishaka nanone ntuzabikore. Iyi hadithi abamenyi bayisobanura bavuga ko ari kuri wa wundi urugendo rutagoye, ntirumugoye habe na gato, icyo gihe afite uburenganzira bwo kuba yabikora uko ashatse. Wa fi lafdhin, wa fi hadithi Anas annahum kana yusafiruna ma'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, naho kuri hadithi ya Anas igaragaza ko bajya ku rugendo bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ntihagire uwigaya yaba basibye ibahora kubera ko hari abasiburutse, cyangwa se abasiburutse bahora ko hari abasibye, kandi bari kumwe n'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Rubbama aftara rubbama sama, hari ubwo nayo yafungaga cyangwa se sifunge salawatullahi wa salamu alayhi mu ngendo. Wa fi hadithi Abi Darda'i
أنهم كانوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم نوم حديث أبي الدرداء يفوق كباركم من إيمان محمد صلى الله عليه وسلم مجيشب شوه وكميتاني وكانوا مفطرين كان دي وكاباري واسيب رسبة واسيب فيهم من هو صائم ناوي موسيب أسيب من إيمان عبد الله ابن رواحة كبيرا إسفاري ikigihe yari isafari igoye ntibasiba usibye n'umwe y'Imana Muhammad sallallahu alaihi wasallam ndetse na Abdullah ibn Rawaha wa hadha la'allahu kana wala qabla an ya'ti al-wahy am yusanoki aya hii hadithi kana awalan qabla an ya'ti al-wahy bikaraha amin bavuga ko bishobora kuba iyi hadithi byari mu gihe cyuko Allah subhanahu wa ta'ala abuza abantu anabagaragariza ko atari byiza kuba basiba igihe bari ku rugendo rukomeye rukabije akaba ariyo mpamvu intumwa y'Imana na Abdullah ibn Rawaha bari basibye kubera ko hari hataraza itegeko ribagaragariza yuko bikomeye mu gihe cy'urugendo rukomeye no mu gihe isafari ishobora kubikomeye cyangwa se hari ubushyuhe bukomeye abantu kuri bo bashobora kudasiba atari na byiza kuba basiba n'ubishoboye atari byiza kuba yabikora wa yuhmalu hadithu Abi Darda anna hadha kana awwalan thumma anzala Allahu at-takhfif والحث على الإفطار في السفر إذا كان فيه شدة في حديث جابر نانوني akagaragaza yuko byari imbere yuko Allah subhanahu wa ta'ala manura korohereza abantu na hadithi ya Jabir irimo korohereza abantu ndetse natubwira ko atari byiza gusiburuka igihe atari byiza gusiba igihe turi ku rugendo bitari mu byiza amma idha kana alwaqtu laysa fihi shidda naho igihe turi mu gihe cyiza hatarimo uburemere ubwari bwo bwose umuntu yemerewe gusiba cyangwa se agasiburuka والفطر وإن شاء أفضل والفطر أفضل في كل حال لعموم قوله صلى الله عليه وسلم ariko nanone gusiburuka ni byiza cyane igihe umuntu ari ku rugendo kubera yuko urugendo iyo rwisukwe urugendo ruba ari urugendo nubwo we wabona rworoshye hari ubwo ushobora kurugeramo hagati bikaza kuza kugukomerera ndetse no mu rwego rwo kwakira inama y'intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam igira iti inna Allaha yuhibbu an tu'ta rukhasuhu ni byiza ko umuntu yakira Allah subhanahu wa ta'ala akunda abantu bashyira mu ngiro impushya yatanze kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala ni utuzi nanone muri hadithi ya Hamza ibn Amri fi riwayati Muslim muri riwaya Muslim nayo tugaragariza ko ari byiza umuntu gufata uruhushya rwa Allah subhanahu wa ta'ala no kurushyira mu ngiro aho agira ati mw'Imana aravuze iti huwa rukhsatun min Allah ibi ni uruhushya Allah subhanahu wa ta'ala yatanze faman akhadha biha fahuwa hasan nuzarufata ibi bizaba ari byiza kuri we waman ahabba an yasuma fala junaha alayhi ariko nanone uzashaka gusiba icyo gihe ntashyire mu ngiro uruhushya rwa Allah subhanahu wa ta'ala ibyo nacyo nta cyaha azaba akoze insha Allah kubushozwa Allah subhanahu wa ta'ala ahandi dutoreje isomo ryacu ry'umunsi wallahu ta'ala a'la wa a'lamu